ngo guhiga umuhigo nuhigure birutwa no kutawiga. Urakoze cyane Joshua. Guhiga umuhigo nuhigure uko rutwa no kutawiga rero hari abantu benshi tugera mu bibazo bigiye bitandukanye tugahiga umuhigo ati mara numfasha ibi bintu musabye bikagira nkuko mbyifuje cyangwa se n'uburyo ndwaye numfasha nkakira yego nzagushima. Ariko uburyo abantu tumeze b'iki gihe yo tumaze kubona ibyo twifuza tubibonye akenshi na kenshi twirengagiza umuhigo twayigeye Imana. Bityo rero inama nagira abadukurikiye cyangwa se natwe turanga muri rusange ndagira ngo tujye tubaza dutekereze umuhigo tuguma guhigira Yesu Kristo tumenye n'ubwo tuzahiguramo. Ako iyo tujye duhiga umuhigo ntutubihigure tujya tubireka birarutwa kugira ngo tujye dukora icyaha cyo guhiga umuhigo ntituhigure. Yego iri somo nge nicyo rimfasha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubigendeho cyangwa se tukabikurikiza byadufasha. Murakoze Joshua. Amen. Havuyemo umuntu umwe aramugambanira ndetse amugura amafaranga y'ibiceri. Uwo muntu izina rye yitwaga nde? Rusuferi. Nzika Rusuferi keretse niba nibeshya cyo cyakonaniye. Uwo muntu yitwa ushaka kumuvuga? Oya. Uratubwira umuntu witwa Marita n'umuntu witwa Lazaro bapfanaga iki? Ikintu cyo nakubwira cyo umuntu witwa Marita na Lazaro birumvikana ko bose yari abagore cyangwa se igitsina gore. Are you sure? I'm sure. Icyo nakubwira kuri iyo ngingo rero uko bisa kose bavaga ndimwe. Aha yego aha yes nago bari abagore ahubwo Marita yari mushiki wa Lazaro. Urakoze cyane. Ariko bari abavandimwe. Icyo nacyo wagikoze. Aha Lazaro. Yego. Amibw'Imana nakabuza tuzayuna mu ijuru. Ugize? Let's go. Yego. Turirimbe cyane. Kutaririmba. 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 Ndumuragwa mu bwami bw'Imana nakabuza tuzabisorerayo. Ugize? Ari bobo waje fa bidi. Let's go. Wamwena wikingirije ahera watabutsemo nanjye ningererayo. Si ibyo gusa negereye umusozi Siyoni negereye ururembo rw'Imana ihoraho negereye iteraniro ry'abamarayika negereye Yesu muza w'isezerano. Nakabuza tuzabina mu ijuru. Ubuzima buramya Imana TV. Ubu tuvugana mpagaze hafi neza y'amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu Banyakarongi, ndetse namwe mutembera muvuye mu nce zitandukanye muza muri uyu mujyi wa Kibuye. Ese waba ukeneye keke nziza, iza anniversaire, iz'ubukwe, iza blood shower, cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye, hamagara Joshua Bakers arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 7 7 Joshua Bakers, we are always here for you.
tugusuhuze kandi tukwifuriza ibihe byiza wowe usanzwe ukunda kandi ugakurikira ibiganiro by'ubuzima buramya Imana TV. Tuguhaye ikaze aho uherereye hose mu ntara zigize iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu ya diaspora, tubahaye ikaze. Nge nk'ibisanzwe ndi iriba ryafukutse mu butayu, ndigi ryaturagiwe hagati y'amahwa, ndi warusimbutse rwambonye, ndi wakuze batabikeka, nubishake unyita ubuhamya bugenda. Nyita Joshua Ishimwe. Tugarutse muri Unlock yacu y'uyu munsi, turi kumwe nande. Amazina yanjye nitwa Ufite Inshuti Boniface. Yego Boniface. Nkuko bisanzwe rero aha ni ku buzima buramya Imana TV, tuje muri content yitwa Unlocking the Bible. Tukubaza utubazo dutoya dutandukanye tujyanye two muri Bibiliya. Ako ni agace ka mbere. Agace ka kabiri uduhitiramo indirimbo ukunda ya gospel, tukakwambika headphone, warangiza ukaturirimbira iyo ndirimbo wumva urishuwa ko uzi kuririmba neza ku buryo iyo ndirimbo ujyana nayo kabisa ukayituririmbira neza. Good. Are you ready? I'm ready. Yes. Yeah. Reka dutangire. Let's go! Aha. Mbwira amazina 5 y'abantu dusanga muri Bibiliya. My friend, why are you asking me a simple question like that? Okay, amazina 5 dusanga muri Bibiliya harimo Mose, akabamo Manase, Naftali, akazamo Damu, Adamu, akazamo Eva, akazamo Rusuferi, akazamo Zakayo. Dan. Yego, amanota yawe urayafite. Oh my God! Wow! Aha, ikibazo cya kabiri. Uratubwira umuntu witwa Marita n'umuntu witwa Lazaro bapfanaga iki? Ikintu cyo nakubwira cyo, umuntu witwa Marita na Lazaro birumvikana ko bose yari abagore cyangwa se igitsina gore. Are you sure? I'm sure. Icyo nakubwira kuri iyo ngingo rero, uko bisa kose bavaga ndimwe. Aha, yego, aha. Yes, ntago bari abagore. Ahubwo Marita yari mushiki wa Lazaro. Urakoze cyane. Ariko bari abavandimwe. Icyo nacyo wagikoze. Aha, Lazaro. Yego. Nice. Aha, ikibazo cya gatatu. Ninde wagambaniye Yesu? Yitwa nde? Icyo nakubwira ko umuntu wagambaniye Yesu ni Satani, akakiri mu ijuru yitwaga Rusuferi. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Are you sure? I'm sure. Oh, okay. Are you sure? I'm sure. Aha. Reka nongere ngusubiriremo ikibazo. Hari mu ntumwa za Yesu Kristo. Yego. Havuyemo umuntu umwe aramugambanira ndetse amugura amafaranga y'ibiceri. Uwo muntu izina rye yitwaga nde? Rusuferi. Nzika ya Rusuferi keretse niba nibeshya. Cyo cyakunaniye. Uwo muntu yitwa, ushaka kumuvuga? Oya. Oya. Rusuferi ni izina, ni nickname ya Satani. Ariko uwo muntu bamwitaga Yuda. Yes. Urakoze cyane. Aha. Ikibazo tugeze kujya kangahe? Ikibazo cya 4. Yesu yari afite intumwa zingahe? 12. Nice. Okay. Umuntu Yesu yabwiye ngo isake itarabika 3 uzaba unyihakanye, uwo muntu yitwaga. Ikintu cyo nakubwira Joshua, uwo muntu ni Petero. Amashyi menshi rwose. Aha. Uwo ni Petero rwose. Kuko mfite. Aha, reka nkubaza akabazo ka nyuma. Hari ijambo
riri muri Bibiliya yego abantu benshi bararizi eh rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. yego Iryo jambo ryanditse hehe? icyo nakubwira cy'iryo jambo shaka niba nabyibuka neza yuko ni muri Yohana 13:16 keretse nanibeshya ariko ni muri Yohana. Okay, nta kibazo. Kuri wowe wumva iryo jambo rishatse gusobanura iki ku mukristo? Okay, urakoze. Buriya nk'uko rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, abo bantu yakunze ni njye nawe n'abandi ivuga. Yatanze umwana wayo w'ikinege mu cyimbo cy'uko weho cyangwa se njyewe twari kubura ubugingo kugira ngo umwizira wese atarimbuka. Umwizira ni njye nawe kugira ngo azabwe ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga yuko nidukorera Yesu Kristo cyangwa se Imana nk'uko yadusezeranyije, hari n'ijambo rivuga ngo duhendaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye n'ibyo yakoze, nk'uko Imana yongera ikatubwira ngo yagiye kudutegurira aho heza, aho izaba natwe rero tuzaba. No kuri ngiye ikintu binyubaka cyangwa se ikintu binyigisha nuko Yesu cyangwa se Imana yo nubwo yatanze umwana we w'ikinege tugomba kuyiha agaciro cyane, kuko iyo itamutanga ni nge cyangwa wowe tuye kuba twarabuze ubugingo icyo gihe. Murakoze cyane. Aha. Oh my God! Wow! Ikibazo cya nyuma dusoza session ya mbere. Yego. Ikibazo cya nyuma kiragira giti. Just a minute, let's watch the video. Let's watch the video. Just a minute. Yesu ku musaraba ntabwo yabambwe wenyine. Yego. Hari igisambo babambana. Icyo gisambo cyitwaga nde? Baraba. Baraba, are you sure? Icyo nakubwira cyo mfite choice ebyiri, niba atari Baraba tuzakomeza dusome tumenye n'uwo ari. Ari bobo waje fa bidi rero. Gake ariko gake kari Baraba. Session ya mbere irarangiye, tugiye muri session ya kabiri. Uhitamo indirimbo imwe ukunda ya gospel. Hanyuma iyo ndirimbo tukaguha ekuteri, akira wambare headphone, zambare neza kabisa ku buryo zipfuka amatwi. Hanyuma uratubwira indirimbo ukunda, hanyuma iyo ndirimbo tuyigushyiriremo uyituririmbire nk'uko basanzwe bayiririmba. Yego. Indirimbo ya gospel buriya ronge nkunda kumva ingeze ku mutima cyane. Sinibuka izina neza ariko hari amagambo avuga ngo umwenda rukingirije ahera. Umwenda rukingirije ahera watabutsemo. Iyo ngiyo ndumuragwa Imana wa mwenda yitwa ngo ikira. Okay, reka ndebe ko ari iyi ngiyi. Ego, niyo kabisa nayibonye. Upendo kwaya. Birimo neza. Ndakeka ari iyo ngiyo kabisa. Aha, twagiye. Kutaririmba ukingirije ahera watabutsemo nanjye ningererayo. Ugize ngo iki? Wa mwenda wikingirije ahera watabutsemo nanjye ningererayo. Ugize? Wikingirije ahera watabutsemo nanjye ningererayo. Umuragwa mu bwami bw'Imana. Nakabuza tuzabona mu ijuru. Twagiye. Umuragwa mu bwami bw'Imana. Nakabuza
tuzabona mu ijuru. Ugize? Let go. Yego, turirimbe cyane. Kutaririmba 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 ndumuragwa mu bwami bw'Imana, nta kabuza tuzabisorerayo. Ugize? Ari bobo waje fa bidi rero. Yesu tuzabanayo, ndumuragwa mu bwami bw'Imana, nta kabuza tuzabisorerayo. Ugize? Yego, umwenda rukingirije ahera, twagiye. watabutsemo nanjye ningererayo. Si ibyo gusa, negereye umusozi Siyoni, negereye ururembo rw'Imana ihoraho, negereye iteraniro ry'abamarayika, negereye Yesu muza w'isezerano. Nakabuza tuzabona mu ijuru. Ugize ngo iki? Ndumuragwa mu bwami bw'Imana, Yego, nta kabuza tuzabana mu ijuru. Let's go. twagiye. Yego, let's go. Wa mwenda wikingirije ahera, watabutsemo nanjye ningererayo. Wa mwenda warukingirije. Ndumuragwa mu bwami bw'Imana, nta kabuza tuzabana mu ijuru. Let's go. Ndumuragwa mu bwami bw'Imana, nta kabuza tuzabana mu ijuru. Yego. Amen. Haleluya. Amen. Yego, ubwo vibe y'indirimbo irarangiye. Tugiye ku kibazo cya nyuma. Yego, nta kibazo. Ikibazo cya nyuma uduhitiramo umurongo ukunda wo muri Bibiliya, Yes. hanyuma nkawusoma hano, ukawutubwira aho wanditse, tukawusomera abadukurikiye, ukawusobanura mu buryo bwawe ukurikije icyo uwo murongo ufasha ubugingo bwawe. Yego. Tukawusomera abadukurikiye ku buryo nawe ukawubasobanurira mu buryo bwawe ku buryo uwo murongo ubafasha. Yego. Ndagira ngo turebe isomo riboneka mu kubara. Kubara, igitabo cyo kubara cya gatandatu. Kubara igice cya gatandatu, ku murongo waho wa 21 kumanura. Aho hantu ayo magambo na umugisha baga Bisirayeli yo babaga. Reka tumanze turi basome. Yego. Igitabo cyo kubara igice cya gatandatu umurongo wa 21. Yego. Haranditse ngo iryo ni ryo tegeko ry'uhiga umuhigo w'ubunaziri n'iry'amaturo aturira Uwiteka ubunaziri bwe, utabariyeho ibyo yabasha gutura adategetswe. Umuhigo yagize uwuhigure
uko itegeko ry'umunaziri bwe ritegeka. yego Yego. iri somo rero ndagira ngo turyumve neza turisobanukirwe. Babwire hari abantu benshi bahiga umuhigo ntibashobore kuhigura. Yego. Niko nibuka isomo neza ribitugaragariza cyane avuga ngo guhiga umuhigo nuhigure biruta no kutawiga. Yesu urakoze cyane Joshua. Yego. Guhiga umuhigo nuhigure uko rutwa no kutawiga rero hari abantu benshi tugera mu bibazo bigiye bitandukanye tugahiga umuhigo ati Mana numfasha ibi bintu musabye bikagira nkuko mbyifuje cyangwa se n'uburyo ndwaye numfasha nkakira yego nzagushima. Ariko uburyo abantu tumeze b'iki gihe yo tumaze kubona ibyo twifuza tubibonye akenshi na kenshi twirengagiza umuhigo twayegeye Imana. Bityo rero inama nagira abadukurikiye cyangwa se natwe turanga muri rusange ndagira ngo tujye tubaza dutekereze umuhigo tuguma guhigira Yesu Kristo tumenye n'ubyo tuzahiguramo. Ako iyo tujye duhiga umuhigo ntituwihigure tujya tubireka birarutwa kugira ngo tujye dukora icyaha cyo guhiga umuhigo ntituwihigure. Yego iri somo njye nicyo rimfasha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubigendeho cyangwa se tukabikurikiza byadufasha. Murakoze Joshua. Amen. Yego ngira ngo iryo jambo waryumvise hari byinshi wahigiye Imana utigeze uhigura ngo bishyire mu bikorwa. Rero iri jambo nirije rikwibutsa kugira ngo ibyo wahigiye Imana ubihigure mu izina rya Yesu Kristo. Hari undi muntu wigeze guhigira Imana witwa Yefuta. Yahigiye Imana yaragiye ku rugamba abwira Imana aravuga ngo Mana nunkiza nkabona nkajya kuri uru rugamba nkagerayo ngatsinda ngatabaruka amahoro ningera mu rugo iwanjye nkinjira mu bikingi by'amarembo ikizansanganira cyose nicyo nzagutambira. Yaragiye koko asaba Imana iramufasha agera ku rugamba ararunesha aratsinda atabaruka amahoro atashya akigera mu bikingi by'amarembo. Ngo umukobwa we yakundaga cyane noneho Joshua yiruka amusanganira w'ikinege ngo agira agahinda kenshi yumva arababaye yumva ashengutse umutima yumva nyine yibaza ukuntu agiye guhegura ikintu gikomeye umwana we yakundaga. Ariko ngo umukobwa yaramubwiye ngo data humura ngo icyo wahigiye Imana yawe ugikore Imana izaguhera. Ni byiza ko niba warahigiye Imana uhigura ibyo wayihigiye nibwo uzagira umugisha imbere y'Imana. Yego reka tugushimire rero naha dusoreje unlocking the Bible yacu y'uyu munsi wakoze kuza. Imana iguhe umugisha. Reka tugusabire umugisha. Imana iguhe umugisha. Imana ikurebe neza ikumurikishirize mu maso hayo ikwambika imbaraga ikurinde bibi ntibikubabaze kandi ikiruta byose Imana izaguhe kugera mu gihugu cyo mu ijuru. Yego nshuti bakunzi b'ubuzima buramye Imana TV rero naha dusoreje unlocking Bible yacu y'uyu munsi nakagaruka. Ciao. RIS Limited iki ni ikigo cy'ubucuruzi cya Croix Rouge y'u Rwanda cyabafunguriye hoteli nziza cyane iteye amabengeza. Iyi nta yindi ni yitwa RIS Kivu Breeze Hotel iherereye mu mujyi wa Karongi. Uzahasanga amacumbi atagira ukwasa hamwe na restaurant nziza ifite ibanga mu guteka byihariye. Tubafitiye kandi sale y'inama yakira abantu benshi utasanga ahandi. Ngwino usangire ibyiza n'abawe muri RIS Kivu Breeze Hotel wiyumvira amahumbeza aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone zikurikira ni 0791854746 tukakwakira na yombi. RIS Kivu Breeze Hotel igitego mu mahoteli. Ubuzima buramye Imana TV.